ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, buri muntu niwe umenya uko akoresha igihe cye. Ese wowe ibihe byo kuguma mu rugo wabyitwaye mute? Ariyazi ibyaraye bimbayeho ibiki uziko bando zaraye zincaye ndi kwa Lakasa neza Nairobi bakimurasa bando zitazishira. sorry ibaza ahantu ugeze ureba koko maze njye narayisoje. Umva Netflix na bando zano ngenda birambiwe. Reka njye kwirebera filime nkwege turasubira. Sawa. Aturindisha imbaraga nyinshi tumushimira ibyatubayeho tumuragize n'ibiri imbere Uwiteka n'umunyembabazi n'umukunzi wacu udahemuka. Brian, genda uhamagare Keza zano. Keza. Oui. Ngwino David aragushaka. Keza Charari. Ko amaterano agiye gutangira ukaba utari kuzugijwe n'iki? Ngwino dufatanye kuramya Imana mu gihe online service taratangira. Ndumva nari muri mood ndaza kwikurikirana nyuma. Gweki? Ngiye mbona kandi ugenda ucogora. Ibihe byo gusenga buri gihe uri busy. Niki kitagenda? Uzi ukuntu mama yitanga uko ashoboye kugira ngo umuryango ubeho neza. Hanyuma wowe ukiri ureba filime? Seriously? Urababaje gusa. Ako nawe urakabya. Ndetse kuri filime hari ikibazo. Igihe cyose inyigisho ndi bukurikire. Gusa icyo nakwisabira cyo ntongeye kunshinda ngo nacogoye. Byemeze neza nta kibazo mfite. Keza please. Ibi byose nuko ngukunda. Nubwo tutakijya ku rusengero uko byari bisanzwe kubera kwirinda corona, ariko amaterano aba online. Dukwiye kuguma mu busabane n'Imana. Ni mama. Mwitabe. Hello? Hello? Baramutse neza. Mwafashe breakfast? Yego mama. Keza araho hafi? Arahari. Mumpereze. Keza mwaramutse. Karamutse neza mama. Uyu munsi wakihangana ukambera umukobwa mwiza ugaterana n'abandi. Yego mama n'ubu mama magaye dutegereje inyigisho. Ni byiza umukobwa wanjye. Reka mbareke mugire ibihe byiza. Sawa. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe kunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe, ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Mana undeme umutima wera unsubize mu mutima ukomeye, ntunekure mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Suka amavuta mesha atemba nk'umwuzure, mpore naka kugeza igihe uzazira. Nsuka amavuta mesha atemba nk'umwuzure, mpore naka kugeza igihe uzazira. Suka w'amavuta mesha atemba nk'umwuzure,
David, mbabarira ku byabaye ejo n'iyi minsi yose ishize. Naje gusanga itabaza ajyanye n'amavuta yarakirimo. Muri ibihe byo kuguma mu rugo ntabona byitwayemo neza nk'umuntu wamenye Yesu. Gusa ndizera ko nyuma y'ibi bihe umwami azaba yashyize indirimbo zishimwe mu mutima wanjye. Wow, Imana ihabwe icyubahiro. Bro, mfite ikibazo. Cyane nashobora kuba bari guca mu bihe nk'ibyo nanjye nari ndi gucamo. Sinzi icyo nakora. Mfite igitekerezo. Yesu ashimwe. Nibutse ko nigishijwe kwizuka. Nibuka ko hazaba kurimbuka, kubagomeye Imana, abanyabwoba n'ibigwari. Bintera kongera gutekereza karindwi ku cyo ndi gukorera ubugingo bwanjye. Byanteye guhinda umushyitsi, nibaza ese aserutse nta mu ruhe ruhande. Nshuti yanjye, haranira gusingira icy'ingenzi. Njye mpisemo gukomeza nubwo isi yanyanga cyangwa ikanseka, ariko nzabona ikiruta byose, kuzabana n'Imana iteka ryose. Byose turabyemerewe, ariko siko byose bidufitiye akamaro. Hungira kuri icyaha ko kirica. Uharanire kudatorwa na kamere kuko twabyawe n'Imana. Yemwe rubyiruko mu nyumva, mwirangara mudatakaza icy'ingenzi mwahawe. Ahagarara neza mu gakiza kuko iminsi ihita vuba kandi ihita yihuta. Vuba tongera guteranira hamwe. Ese witeguye gute kongera kubana n'umwami wawe? Birashoboka ko waba waraguye mu byaha muri ibihe byo kuguma mu rugo, ariko ndakwibutsa ko dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Amen.